aguhindure icyaremwe gishya yasezeranye ko abamwiringira azabambika kurabagirana. Yesaragushaka sidagutoneka umukiza wawe winoge mu maraso ya Yesu aguhindure icyaremwe gishya yasezeranye ko abamwiringira azabambika kurabagirana. Winoge mu maraso ya Yesu aguhindure icyaremwe gishya yasezeranye ko abamwiringira azabambika kurabagirana. Winoge mu maraso ya Yesu aguhindure icyaremwe gishya yasezeranye ko abamwiringira azabambika kurabagirana. Winoge mu maraso ya Yesu. Yesu ashimwe. Yesu ahimbazwe. Ikoranabuhanga ubwo bitengushye umuntu yarabintengushye gatoya, ariko ndabona noneho bikunze. Imana ihabwe icyubahiro. Kuri uyu munsi wa gatatu w'amateraniro y'ivugurura, ari wo munsi wa karindwi mu minsi igize uko kwezi kwa kabiri, ariwo kuwa mbere w'iminsi 7 ugiye mu minsi igize iki cyumweru. Nejejwe no kuba ndi kumwe namwe muri aya materaniro, kandi abateraniye kuri uyu murongo mwese ndabasuhuje amahoro y'Imana abane namwe. Mu nsanganyamatsiko dufite rusange ivuga ngo ndibigitinze iboneka mu byahishuwe igice cya 10 ku murongo wa 5 kugeza ku murongo wa 7, tugiye gukomeza n'indi nsanganyamatsiko ntoya y'uyu munsi ivuga ngo kubabara kw'amahanga. Uku kubabara kw'amahanga mu mubabaro ukomeye niko kugiye kuzaba imbarutso ikomeye cyane y'ibindi byose dutegereje. Ikindi kimenyetso kizaranga ukugaruka kwa Yesu ni ukubabara kw'amahanga. Uyu mubabaro uvuzwa aha uri mu migabane 2, kandi iyi migabane uko ari 2 niyo nifuza ko twarushaho gusesengura mu mucyo mugari. Umugabane wa mbere ni umubabaro mbere gato y'irangira ry'igihe cy'imbabazi. Umugabane wa kabiri ni umubabaro nyuma y'irangira ry'igihe cy'imbabazi Yesu avuye ahera cyane, ubwo azaba amaze kugaragaza neza ati birarangiye. Mu ijwi rya marayika wa 7 ari hafi kugera ku iherezo ryo kuvuza impanda ya 7 tubona mu byahishuwe igice cya 10 ku murongo wa 5 kugeza ku wa 7, nibwo uyu mubabaro uzaba ugaragara cyane hose ku isi, nk'uko byanditswe mu byahishuwe igice cya 11 umurongo wa 18 kugeza ku wa 19.
mwanyemerera ngatangirana n'umurongo wa 15 kugira ngo twumve iby'impanda ya 7 nyirizina. Marayika wa 7 avuza impanda, mu ijuru havuga amajwi arenga ngo ubwami bw'isi bubaye ubw'umwami wacu n'ubwa Kristo we, kandi azahora ku ngoma iteka ryose. Babakuru 24 bicara ku ntebe zabo imbere y'Imana, bikubita hasi bubamye baramya Imana bati, turagushimye mwami Imana ishobora byose, iriho kandi yahozeho kandi izahoraho, kuko wenze ubushobozi bwawe bukomeye ukima. Amahanga yararakaye nuko umujinya wawe uraza, igihe cyo guciriramwe abapfuye iteka kirasohora, n'icyo kugororeramwe abagaragu b'imbata bawe ari bo bahanuzi, no kugororera abera n'abubaha izina ryawe, aboroheje n'abakomeye, kandi n'igihe cyo kurimburiramwe abarimbura isi. Urusengero rw'Imana rwo mu ijuru rurakingurwa, mu rusengero rwayo habonekamo isanduku y'isezerano ryayo, habaho imirabyo n'amajwi no guhinda kw'inkuba n'igishyitsi n'urubura rwinshi. Uyu mubabaro rero ukomeye uzaherekezwa, nk'uko tumaze kubyumva, uzaherekezwa n'ibintu bibiri bikomeye. Icya mbere ni igihe cy'umubabaro ukomeye wavuzwe muri Luka igice cya 21 umurongo wa 24 kugeza ku 26. Icya kabiri ni igihe cy'umubabaro wa Yakobo. Iki gihe cy'umubabaro wa Yakobo rero nk'uko bivugwa muri Yeremiya igice cya 30 umurongo wa 7, Daniyeli igice cya 12 umurongo wa 1, n'Ibyahishuwe igice cya 22 umurongo wa 11. Iki gihe cy'umubabaro wa Yakobo kizaherekezwa n'ibyago 7 bizasukwa ku isi, biherekejwe no kugaruka kwa Yesu ubwo Kristo azaba avuye ku ntebe y'imbabazi. Ubwo rero twese duhuriye mu byanditswe byera kugira ngo dushobore gusesengura iby'iyi mpanda ya 7, ibya marayika wa 7 avuza impanda, ari nabwo ubwirwa ubwami bw'Imana buzaba busohoye uko twabisomye mu Byahishuwe igice cya 10 ku murongo wa 5 kugeza ku wa 7, aho marayika uvuzwa aha yarahiye, kandi ari nacyo turi gusesengura mu nsanganyamatsiko ivuga ngo ntibigitinze. Mu nyemerere dusesengure iby'iyi migabane yombi, ari byo igihe cy'umubabaro ukomeye ndetse n'igihe cy'umubabaro ukomeye wa Yakobo, cyangwa se itangiriro ry'igihe cy'umubabaro noneho n'igihe cy'umubabaro wa Yakobo, kugira ngo dushobore kubisesengura tubyumve neza, tubeho tuzi ibihe duhagazemo, tutazatungurwa nabyo, kuko twebwe turi abana b'umucyo, tutari abana b'umwijima ngo tuzatungurwe n'ibyo bihe. Kuko rero tutifuza gutungurwa nabyo, tugomba kubaho tubisesengura tukumva nawe. Iki gihe cy'umubabaro ukomeye cyavuzwe aha, cyangwa se itangiriro ry'igihe cy'umubabaro ryamaze kuvugwa, kandi tukaba tumaze kuryumva mu Byahishuwe igice cya 11. Ibivuzwe kuri uyu murongo wa 18 muri icyo gice cya 11 ntabwo biri kwerekeza ku kugaruka kwa Yesu, nta nubwo biri kwerekeza mu gihe cy'ibyago 7, kuko iki gitabo cyitwa inyandiko z'ibanze cyanditswe na Ellen White, ingeri yasohotse mu mwaka w'ibihumbi 2013, ku rupapuro rwa 88 haranditswe ngo ibi nabyeretswe mu mwaka w'1847, ubwo hariho bake mu bavandimwe bacu bari biteguye kugaruka kwa Yesu bubahiriza isabato. Iyi ni isuri ya 3 ndi gusoma, kandi muri bo harimo bake cyane bigiraga ko bubahiriza isabato ari byo by'ingirakamaro, ko kubahiriza isabato ari byo by'ingirakamaro kandi bihagije mu gushyira itandukaniro hagati y'ubwoko bw'Imana n'abatizera. Isohora ry'iryo yerekwa ryatangiye kugaragara. Ntabwo itangira ry'igihe cy'akaga kivuzwe aha ryerekeza ryose ku gihe cya bya byago bizatangira gusukwa, ahubwo ryerekeza ku gihe gito cyane kizabaho mbere gato y'uko ibyo byago bisukwa. Agahe gato cyane, igihe gito cyane kizabaho mbere y'uko ibyo byago bisukwa, ubwo Yesu azaba ari mu buturo bwera. Icyo gihe ubwo umurimo w'agakiza uzaba urangiye, igihe cy'akaga, ibihe by'akaga bizaza ku isi. Amahanga azarakara,
ariko akomwe mu nkokora kugira ngo atabuza umurimo wa marayika wa gatatu gukorwa. Icyo gihe hazabaho imvura y'itumba cyangwa ihemburwa riturutse ku Mana kugira ngo rihe imbaraga ijwi riranguruye rya marayika wa gatatu, kandi itegurire abera gushikama igihe ibyago birindwi by'imperuka bizaba bisutswe. Bityo rero niba tumaze kumva aya magambo mu gitabo inyandiko z'ibanze ku rupapuro rwa 88, hakaba hatweretse neza ko iki gihe kizabaho mbere gato y'irangira ry'imbabazi. Reka tugisuzume dukurikije ibyo Kristo yivugiye muri icyo gihe cyo kubabara kw'amahanga, tukirebe neza mu butumwa bwe bwanditswe na Luka igice cya 21 umurongo wa 24, twusirize ku murongo wa 26 tucyumve neza. Iki gihe kigoranye, iki gihe gikomeye gitya, byanditswe ngo umurongo wa 24, Luka igice cya 21 umurongo wa 24 kugeza ku wa 26, byanditswe ngo bamwe bazicwa n'inkota, abandi bajyanwe mu mahanga yose ari imbohe, kandi Yerusalemu hazasiribangwa n'amahanga kugeza ubwo ibihe by'abanyamahanga bizashirira. Ibi ni ibihe byo guhunga kw'Abisirayeli mu myaka isaga 1800 babaye impunzi kugeza mu 1948 ubwo igihugu cyabo cyahabwaga ubwigenge. Ariko umurongo wa 25 uravuga ngo kandi hazaba ibimenyetso ku zuba no ku kwezi no ku nyenyeri. Nimusoma iki gitabo inyandiko z'ibanze ku rupapuro rwa 55 n'urwa 56, kirabasobanurira ko ibyo bimenyetso uko bivuzwe ariko bizaba, kandi no hasi amahanga azababara bumirwe bumvise inyanja n'umuraba bihorera. Aya rero niyo magambo nashakaga, uku kubabara kw'amahanga bumvise inyanja n'umuraba bihorera. Umurongo wa 26 uranditswe ngo abantu bazagushwa igihumura n'ubwoba no kwibwira ibyenda kuba mu isi, kuko imbaraga zo mu ijuru zizanyeganyega. Abantu bazagushwa igihumure n'ubwoba no kwibwira ibyenda kuba mu isi. Maze Kristo asoza tumenyesha ibigomba kuba mu myiteguro yacu kugira ngo natwe tutazagushwa igihumura n'ubwoba no kwibwira ibyenda kuba mu isi, kuko twe tugomba kuba tubisobanukiwe kurenza uko abandi bagomba kugushwa igihumura nabyo. Umurongo wa 28 uratubwira ngo nuko ibyo nibitangira kubaho muzararame. Iryo ni itegeko ry'isumba byose. Itegeko ry'izabu riravuga ngo muri ibyo bihe muzararame, mwubure imitwe yanyu, kuko gucungurwa kwanyu kuzaba kwenda gusohora. Gucungurwa kwanyu kuzaba kwenda gusohora. Dore rero bizaranga iki gihe. Iki gihe kizaba kirimo kubabara kw'amahanga. Hazaba harimo urujijo no kumirwa kw'abayobozi b'inzego za politiki n'amadini atandukanye, abayobozi b'inzego z'ubucuruzi, abayobozi b'amashyirahamwe, amasendika n'amakoperative, abayobozi bayobora abandi n'ababareberera. Hazaba hari urujijo no kumirwa. Hazaba hari intambara hirya no hino ku isi. Hazaba hari ibishyitsi n'inzara hamwe na hamwe. Hazaba hari indwara z'ibyorezo zayogoje ibintu. Hazaba hari abigisha b'ibinyoma baca ibintu mu nyigisho zabo. Hazaba hari ukwiyongera kw'abapfa kugeza ubwo isi y'ubwayo izaba ifite ikibazo kiremereye giturutse ku gupfa cyane kw'abayituye. Hazaba hari ibimenyetso mu kirere no ku butaka. Hazaba hari uguhatirwa kuruhuka umunsi umwe biherekejwe no kubuzwa kugura no kugurisha, ndetse n'ibindi byinshi bizaba biri kuranga iki gihe cy'umubabaro tugiye gusesengura mu kanya. Nyamara hazaba hari n'igihe cy'umubabaro wa Yakobo nk'uko tubisoma muri Yeremiya igice cya 30 umurongo wa 7, aho muri rya joro rya Yakobo yatakambiye isumba byose ikamurinda, aho ubwoko bw'Imana buzatakamba bukarengerwa, nk'uko Daniyeli nawe yabyanditse mu gitabo cye mu gice cya 12 ku murongo wa 1, hamwe na Yohana uwahishuriwe nawe yabivuzeho muri icyo gihe cy'uyu mubabaro, ubwo Kristo azaba avuye ahera cyane arambuye amaboko yavuga ati birarangiye, umurimo urarangiye. Reka tugaruke dusome ayo masomo mu byumve neza.
nk'uko twamaze kubibona mu gitabo cy'umuhanuzi Yeremiya mu gitabo cye mu gice cya 30 ku murongo wa 7, aho umwami Imana yabisesenguye abinyujije mu kanwa k'umuhanuzi Yeremiya atya ati, uwo munsi urakomeye nta wundi umeze nkawo, ni igihe cy'umubabaro wa Yakobo ariko azakirokoka. Maze Daniyeli nawe abyandika mu gitabo cye mu gice cya 12 ku murongo wa 1 ati, maze icyo gihe Mikayire wa mutware ukomeye uhagarikira abantu bawe azahaguruka, hazaba ari igihe cy'umubabaro utigeze kubaho uhereye igihe amahanga yabereyeho ukageza icyo gihe. Nuko icyo gihe abantu bawe bazaba banditswe mu gitabo bazarokorwa. Maze na Yohana wahishuriwe iby'iminsi ya nyuma y'imperuka nawe abyandika mu gitabo cye cy'ibyahishuwe igice cya 22 umurongo wa 11 handitswe ngo, ukiranirwa gumya kiranirwe, uwanduye mu mutima gumye yandure, umukiranutsi agumye akiranuke, uwera agumye yezwe. Iki ni igihe Kristo azaba ahagurutse ahera cyane agatangaza ko umurimo yakoreraga ahera, umurimo w'ubuhuza, umurimo w'ubutambyi, umurimo we urangiye. Kizaba ari igihe cy'umubabaro utigeze kubaho, kuko kizaba kirimo ibyago 7. Nitubibonera umwanya tuzabisesengura iki gihe cy'umubabaro umugabane wa 2, ariko reka nibande ku mugabane wa mbere. Amahanga arahangayitse. Ubu buzima tubayemo bw'ubunyacyaha n'ibibazo budukururira gushyushya no guteka imitwe byamaze guhindura benshi abarakare. Gushyushya umutwe, gushyushya imitwe ya benshi ndetse no guteka imitwe byamaze guhindura benshi abarakare. Nibyo bibyara imyivumbagatanyo, urugomo rukabije, ubwicanyi, ubujura, ubusahuzi n'ibindi bibi byinshi biyogoje iyi si kugeza ubwo biteretse mu cyerekezo cyo kubabara kw'amahanga. Iminsi iheruka y'igihe cy'imbabazi iruhije byihariye ku bisi no ku itorero, kuko no kuri twe turahangayitse ku rwego rwo hejuru. Nubwo abamarayika bagifashe imiyaga kugira ngo idahuha, bagifashe intambara, bagifashe urujijo mu bya politiki, bagifashe urujijo mu by'ubukungu, mu by'imiyoborere y'imiryango ndetse no mu bashakanye, ibibazo duhora twumva mu bitangazamakuru n'ahandi, tugahora twumva ibibazo bya politiki n'ubukungu, imyigaragambyo, kutavuga rumwe kw'imiryango ndetse n'umubabaro, ibyo byose ntibibura kwiyongera nubwo abamarayika bagifashe imiyaga ngo idahuha ku isi, mu gihe umurimo wo gushyira ikimenyetso ku mbata z'Imana yacu ugikomeje, nk'uko tubibona mu byahishuwe igice cya 7 ku murongo wa 2 kugeza ku wa 3, nk'uko byanditswe ngo, hanyuma y'ibyo mbona abamarayika 4 bahagaze ku mfuruka enye z'isi bafashe imiyaga 4 yo mu isi, kugira ngo hatagira umuyaga uhuha mu isi cyangwa mu nyanja cyangwa ku giti cyose. Mbona na marayika wundi azamuka ava iburasirazuba afite ikimenyetso cy'Imana ihoraho, arangurura ijwi rirenga abwira abamarayika 4 bahawe kubabaza isi n'inyanja ati, ntimubabaze isi cyangwa inyanja cyangwa ibiti tutaramara gushyira ikimenyetso mu ruhanga rw'imbata z'Imana yacu. Nubwo aba bamarayika rero bagifashe iyi miyaga, ibi bibazo tumaze kubona haruguru ntibibura kuboneka muri ubu buzima tubayemo. Ukutibeshya no kudahusha kwa buri jambo ryose ryavuzwe muri Bibiliya kwabayeho kutwemeza ko ubuhanuzi bwerekeye umurage wa buri muntu mu rubanza ruheruka bugenda busohora mu kuri. Bamwe barava mu buntu bw'Imana burundu butazongera kugaruka ukundi, mu gihe abandi bafata iyo myanya bakayikomeraho kandi bakayikomeza. Ijambo ry'Imana riboneka mu Baroma igice cya 13, mubyumve neza. Abaroma igice cya 13 ku murongo wa 11, ijambo ry'Imana riti, muzi yuko igihe cyo gukanguka gisohoye rwose, dore agakiza kacu karatwegereye kuruta igihe twizeye. Abaroma igice cya 13 umurongo wa 11. Ubwo isi yindishwe umushyitsi no kutamenya ibizaba ejo, twebwe abasomyi b'ukuri kwa Bibiliya, bene ya Tora, abana b'ubuhanuzi, ab'ubwiru bwahishuriwe kugira ngo dushobore kuwishurira abatuye isi, abaragijwe ubwo bwiru, abahetsi bahetse ibyera by'Uwiteka. Ubwo isi yindishwe umushyitsi no kutamenya ibizaba ejo,
twebwe dufite ubushobozi bwo kumenya ibihe turimo ndetse n'ibihe bizaza. Byanditswe mu Byahishuwe igice cya 11 ku murongo wa 8 uko maze kubivuga ngo amahanga yararakaye nuko umujinya wawe uraza. Dushobora guhita twibaza ngo amahanga yarakazwe n'iki? Ni iki gitera amahanga kurakara? None igihe cyo guciriramo abapfuye iteka kirasohoye, n'icyo kugororeramwe abagaragu b'imbata bawe Mana aribo bahanuzi no kugororera abera n'abubaha izina ryawe nacyo kirasohoye. Ariko umva ikindi ngo naboroheje n'abakomeye, kandi n'ikindi gihe cyo kurimburiramo abarimbura isi, iki nacyo kirasohoye. Iri somo rirerekeza ku bihe turimo n'ibihe bizaza, kuko iri somo rifashe imigabane ibiri y'ubuhanuzi. Umugabane wa mbere namaze kubisobanura, ni umugabane w'irangira ry'igihe cy'imbabazi. Umugabane wa kabiri ni umugabane w'ibihe by'urujijo ndetse no gusoberwa, ari byo bihe duhagazemo uyu munsi wa none. Amahanga ahangayikishijwe n'ibyaduka byisukiranya kuri yo, adafitiye ibisubizo birambye. Abatuye iyi si bafitiye ubwoba ahazaza habo. Ab'umwana b'umuntu mukuru abukomeye bose bafitiye ubwoba ahazaza habo. Ijambo ry'Imana rero rivuga neza riti, wowe wasiwe nawe wa nyanja we, mugushije ishyano kuko Satani yabamanukiye afite umujinya mwinshi. Ayo magambo murayasanga mu Byahishuwe igice cya 12 umurongo wa 12. Wowe wasiwe nawe wa nyanja we, mugushije ishyano, mugushije ishyano kuko Satani yabamanukiye afite umujinya mwinshi. Sinzi niba iki kintu muri kucyumva neza. Niba ari itegeko riturutse mu ijuru, itangazo riturutse mu ijuru rikaza rivuga riti wowe wasiwe nawe wa nyanja we. Iyo havuzwe inyanja mu Byahishuwe, iyo havuzwe inyanja mu buhanuzi, iyo havuzwe inyanja mu mvugo y'amarenga, mu mvugo shusho, haba havuzwe abantu benshi. Ibyahishuwe igice cya 17 umurongo wa 15 niko habivuga. Wasiwe nawe wa nyanja we, wabutake wabatuye isi we, ahantu hatuye bake n'ahatuye benshi, mugushije ishyano kuko Satani yabamanukiye afite umujinya mwinshi, kandi azi yuko afite igihe gito. Mubyumve neza kugira ngo dushobore gukomezanya ku murongo ngenderwaho. Muvandimwe kandi mukundwa, amategeko mbonezamubano yo ku isi bisa nawe atagifite ubushobozi bwo gukumira urukongi rw'ibyaha kuko bitagitinywa nka mbere. Ibyo murabyumva bicicikana mu bitangazamakuru. Amayeri yo gukora ibyaha aragwiriye cyane ku buryo n'abarirwanya nabo ubwabo bagira andi mayeri aremereye cyane kugira ngo bashobore kuvumbura ubwo bunyacyaha, ndetse ayo mayeri arinjira akagera no mu by'iyobokamana. Amayeri y'abatwaye inyigisho z'ibinyoma, amayeri y'abatwaye uburyo ubwo ari bwo bwose bucengera bukagera kure cyane kugira ngo inyigisho z'ibinyoma zishobore kwinjira. Ayo mayeri aragwiriye ku buryo kugira ngo ushobore kubivumbura bigusaba nawe ubwawe gucengera ukarenza ubwenge abafite ayo mayeri kugira ngo ushobore kugera ku byo bagambiriye. Buri munsi abayoborwa na Satani biyungura ubucakura bwo gukora ibibi mu buryo bw'ikoranabuhanga butigeze bubaho kuva ikiremwa muntu kibayeho. Wagira mu mutimanama w'ababikora wamaze gupfa. Niba ushidikanya, fata kandi utekereze ku bibera hirya no hino ku isi. Ibyo wagiye ubona cyangwa wumvise mu makuru, ibyo wagiye witegereza kandi ukurikirana, ni iki gihita kiza mu bitekerezo byawe? Ntabwo nshidikanya, ndibwira ko mu bitekerezo byawe hazamo ikibazo cy'urugomo rukabije, intambara, ibyihebe, ubusambo, ihungabana ry'ubukungu, inzara. Mu gihe ibihugu bifata ingamba zo gukumira no kurwanya inzara burundu, nibwo inzara irushaho kwiyongera. Mu gihe abantu barushaho gushyiraho ingamba zo gucunga umutekano ndetse no kwicungira umutekano, nibwo ubwoba, kwiyahura gutewe no kubura ibyiringiro birushaho kugenda byiyongera. Impanuka mu kirere, impanuka ku butaka, impanuka mu nyanja, ibyo byose birarushaho kugwira, biherekejwe no gutandukana kw'abashakanye, ibiyobyabwenge,
ubwicanyi bukabije bukorerwa abagore n'abana bato hirya no hino ku isi, ubwihebe ndetse n'ibindi bintu bibi bisa bityo biraganje kandi biteye ubwoba n'agahinda. Ibyo byose birahanura kwegereza ko bizaba by'icyubahiro, ari byo kugaruka kwa Yesu, kandi ibyo bihangayikishije amahanga kuko kubifatira ingamba birakomeye ku rwego rwo hejuru. Nshuti mukundwa, Kristo Yesu ari bugufi bwo kugaruka kudukura muri iyi si y'igisibe ngo twibanire nawe mu bwami bwo mu ijuru. Isaha turimo ubu irahura neza n'ubusesenguro Kristo yatanze ubwo yigishaga icyigisho gikomeye cy'ubuhanuzi ku myifatire y'imibereho y'abaturage, ku myifatire ya politiki, iby'ubukungu ndetse n'iby'idini. Umva nawe, kwiyongera kw'abapfa, kwiyongera kw'abigomeka, agahinda gashengura imitima, intambara n'impuha zazo, kwiyongera kw'ibishyitsi, ubwoba rusange mu bantu, impinduka mu by'iyobokamana, impinduka mu by'iyobokamana zirimo kugaragara kw'abahanuzi b'ibinyoma, kugaragara kw'abigisha b'ibinyoma no guhaguruka kw'amadini yayobye. Ibyo byose ni ibimenyetso n'ibitangaza byuzuye ubuhenzi bwa Satani, kandi ibyo byose biduhamiriza yuko turi mu isaha iheruka amateka y'isi, kandi ko tugiye kubona bidatinze ibihe birusha ibindi byose kuba bibi. Mukundwa, byarahanuwe kera bitaraba, Imana ibyandikisha mu gitabo cyitwa Umurimo wa Gikristo. Imana ibyandikisha mu gitabo cyitwa Umurimo wa Gikristo. Ingeri ya mbere yasohotse mu mwaka wa 2011. Ingeri ya mbere yasohotse mu mwaka wa 2011. Ku rupapuro rwayo rwa 50 handitswe amagambo ngo ukwangirika kuzuye ahantu hose kurenza ubushobozi bw'ikaramu ibasha kubyandika. Ukwangirika kuzuye ahantu hose kurenza ubushobozi bw'ikaramu ibasha kubyandika. Buri munsi uzana n'uburyo bushya bwo kwivumbagatanya mu bya politiki n'uburiganya. Buri munsi uzana amakuru ahagarika abantu umutima yerekeranye n'urugomo no kwica amategeko. Amakaramu ari kwandika bene ibyo arahangayitse. Amakuru yerekeranye no kutita ku mibabaro y'abantu, ibikorwa byo guhubuka, ibikorwa bya kidayimoni birimbura ubuzima bw'abantu, ibyo byose biri gucicikana hirya no hino ku isi. Buri munsi uhamya ko ibikorwa byo guta umutwe, ubwicanyi no kwiyahura bigenda byiyongera. Aya magambo ushobora no kuyasanga mu gitabo Rengera Ubuzima ku rupapuro rw'142 n'143, kandi ushobora kubisoma ukabyumva neza. Kugira ngo ubisobanukirwe wabisoma muri icyo gitabo cyitwa Rengera Ubuzima cy'icyongereza ku rupapuro rw'142 n'143, ukarushaho kubyumva neza. Nshuti muvandimwe, ibiri kuba kuri uyu mubumbe dutuyeho ntibidutunguye kuko n'umukiza wacu yari yarabitubwiye bitaraba. Abisubiramo muri Luka igice cya 21 umurongo wa 26 ati, abantu bazagushwa igihumure n'ubwoba no kwibwira ibyenda kuba mu isi. Ese uyu mubabaro amahanga azanyuramo kandi ari kunyuramo niwo wahanuwe ko ariwo bya byago 7 by'imperuka? Igisubizo namaze kugisobanura ni oya. Imana itagengwa n'amateka mu gukura urujijo muri twe yavuze byinshi kuri uyu mubabaro, maze byandikwa mu gitabo Inyandiko z'ibanze. Ingeri yasohotse 2013 ku rupapuro rwa 88, aho namaze gusobanura neza ko atari igihe cy'itangira ry'igihe cy'akaga kavuzwe aho. Kwiri tangira ry'igihe cy'akaga atari ryo tangira rya bya byago 7 bizatangira gusukwa uko tubisoma mu Byahishuwe igice cya 16, ahubwo byerekeza ku gihe gito cyane kizabaho mbere gato yuko ibyo byago bisukwa. Kandi mwongere mwibuke ibyanditswe mu mwiteguro w'imvura y'itumba, aho ibyanditswe byera bivuga ngo amaso yanjye akurwa ku bwiza bw'Imana, maze nerekwa itorero ryasigaye. Mbaza marayika wabinyerekaga ati, mbese aho muzakira, marayika wabinyerekaga arambwira ati, mbese aho muzakira ibyago 7 biheruka, muzakira ibyago 7 biheruka.
niba rero dushaka gukira ibyago birindwi biheruka, dukwiriye gupfa ku narijye, dukwiriye gupfa ku cyaha kugira ngo dushobore kubaho. Yesu ati amahanga azarakara. Luka igice cya 21 umurongo wa 25. Ubu burakari buzazamurwa n'iki? Buzabyutswa n'iki? Amahanga azabyitwara mwate? Ni iki kizakangura uburakari bw'amahanga? Ubu burakari buzabyutsa ubugome bwagizwe akamenyero, bwari busanzwe buhishwe iyo mu mitima ya kamere ikiranirwa, bibyara umuvumba w'imyivumbagatanyo n'imyigaragambyo ikomeye cyane itazahoshwa n'imbaraga z'inzego zishinzwe umutekano ku isi. Kandi amahanga azarakara bitewe n'impamvu runaka. Byumve neza. Kubera iki? Ibyo umuhanuzi Yesaya yahishuriwe n'Uwiteka birabitubwira neza mu gitabo cya Yesaya igice cya 24. Erekeza amaso mu gitabo cy'umuhanuzi Yesaya, duhurire muri icyo gitabo mu gice cya 24. Wumve neza ikizarakaza amahanga. Ku murongo wa 5 handitswe ngo, ariko reka mpere ku murongo wa 4, igihugu kirarira kandi mu byumve n'ibyago bizaza ku isi. Igihugu kirarira kandi kibaye umuhonge, isi icitse intege ibaye umuhonge, abanyacyubahiro b'isi bacitse intege, kandi isi ihumanijwe n'abaturage bayo kuko bacumuye amategeko. Isi ihumanijwe n'abaturage bayo kuko bishe amategeko, bagahindura ibyategetswe, bakica isezerano ridakuka. Nicyo gitumye umuvumo utsemba isi n'abayibamo bagatsindwa n'urubanza. Nicyo gitumye abaturage b'isi batwikwa hagasigara bake. Iki kintu sinzi niba mucyumva neza. Nicyo gitumye umuvumo utsemba isi. Abinyujije mu kanwa k'umuhanuzi Yesaya, Uwiteka yerekanye ibintu bitatu bizakururira isi ibyo byago byose n'amakuba, bikarimburira abayituye muri ubwo bubabare, kandi bakarimbuka bigacura injereri mu matwi yabo. Byumve neza ibyo bintu bitatu. Icya mbere ni ukwica amategeko y'Imana, ni uguhindura ibyategetswe. Icyo ni icya kabiri. Icya gatatu ni ukwica isezerano ridakuka. Icya mbere, kwica amategeko y'Imana. Amategeko y'Imana arakandagirwa nkana na mwene muntu n'ikiremwa muntu kugeza ubwo byigishwa ndetse n'ibishobora no kuba inkomyi. Urugero, isi yose nimara kwemera no kwakira iri tegeko rijyanye no gushyingira abahuje igitsina, bikamara kwemerwa mu madini, mwebwe abayoboye amatorero mumfashe mu byumve neza, umwanzuro uzafata wose uzagira ingaruka. Nufata umwanzuro wo kwanga kubasezeranya hakurikijwe inama y'idini uyobora, bizagira ingaruka kuko uzaba wishe itegeko ry'umudendezo afite mu ngoma zo ku isi. Icya kabiri, nufata ingamba zo kwemera kubasezeranya, uzaba wishe itegeko ry'Imana, umwami w'abami, umutegetsi utegeka abategetsi bose bo ku isi, umuyobozi w'abayobozi, umuyobozi w'ijuru n'isi, wasobanuye neza ko kuryamana kw'abahuje igitsina ari ibitingwa, ari ikizira mu maso ye. Hagati aho rero, umwanzuro uzafata uwo ari wo wose uzakugiraho ingaruka mbi. Ku bw'ibyo rero, ikizakurikiraho ni uko ku ruhande rumwe uzareba uruhuye n'imiyoborere ya mwuka ikurimo, ariko naguha inama guherera mu ruhande rw'Imana, guherera mu ruhande rw'Uwiteka, kuko mu isi ushobora kubura ubuzima ariko ukazabona ubugingo buhoraho, nk'uko Yesu yabivuze muri Matayo igice cya 10 ati, mwe gutinya bica umubiri badashobora kwica ubugingo. Icya kabiri, mu isi ushobora guhagararira ukuri ukarengerwa n'Imana isumba byose, ariko mu isi uramutse uguranye ukuri akamanyu k'umutsima, ntushobora kurengerwa n'Imana isumba byose, kuko uba wagambaniye ukuri kandi watesheje agaciro ukuri. Inshuti mukundwa, umva ikindi, irindi tegeko naryo ubwaryo riri gusirikira, riri gukwirakwira hirya no hino mu ngoma zituye isi.
mbere y'uko Isirayeli itaha iva mu Egiputa hari hashize igihe hasohotse itegeko ryo gukuramo inda, itegeko ryo kwica impinja, itegeko ryo kwica abana bavuka. Iri tegeko naryo ubwaryo ryari riri gusirikira rizenguruka ku isi yose. N'uyu munsi wa none iryo tegeko riri kuzenguruka ku isi yose. Ahari wenda dushobora kuzabifatira umwanya tukabitekerezaho tukabyibazaho, ariko naryo riri kuzenguruka hirya no hino ku isi. Hari irindi tegeko naryo ubwaryo riri kunugwanugwa, cyangwa se naryo ubwaryo ryatangiye gutekerezwa gushyirwa mu ngiro. Ni uguhindura ibyategetswe, guhindura ibyategetswe. Itegeko ry'isabato naryo ubwaryo rikaba riri kugerwa imigeri kugira ngo abantu bose bahamagarirwe kuruhuka ikindi kiruhuko kitari icy'umunsi wa karindwi. Nshuti muvandimwe rero, iyi ni impamvu ikomeye cyane yo kugwirirwa n'amakuba akomeye tudashobora kwikuramo uyu munsi wa none. Amahanga ari kugenda yuzuza igikombe cyo kugoma kwayo, bakikura mu burinzi n'imbabazi by'Imana kugeza aho ibitagishoboye kubarengera, kuko bo ubwabo baba bamaze gusuzugurira Imana mu mitekerereze n'imikorere n'ingamba bafata n'inama zabo, nk'uko byagendekeye Abisirayeli bageze mu kibaya cy'iminyenye basigaje ibirometero runaka ngo bagere i Kanani, nk'uko abasesenguzi ba Bibiliya bamwe muri bo bavuga ko bari basigaje ibirometero 8 ngo bagere mu gihugu cy'isezerano. Umva nawe, mwumvise iby'amadini n'ibihugu byashyigikiye ko abahuje igitsina bashyingiranwa ku mugaragaro mu buryo bweruye kandi bwemewe n'amategeko, birengagiza ko aricyo cyaha cyarimbuje Sodomu na Gomora. Gukuramo inda byamaze korohera buri wese ubishaka, ndetse no kwihinduza igitsina, uwavutse ari umuhungu akihinduramo umukobwa binyuriye mu gusanga abasiyantifike, abizi bya siyansi, bakamuhindurira icyo gitsina. Uwavutse ari umukobwa agasanga abaganga bakamuhindurira igitsina, ugasanga nabyo ubwabyo ni ibihabane n'ibinyurane. Kwigamba, kwica amategeko y'Imana no guhindura isabato y'Uwiteka ari ryo sezerano ridakuka tubona mu gitabo cyo Kuva igice cya 31 umurongo wa 17 birigishwa ku mugaragaro nk'aho ari ukuri, kwerekana ko dukomoka ku nyamaswa mu buryo bw'ihindagurika tutaremwe n'Imana. Ibyo biraganje. Kuramya Imana y'ubumenyi bwa siyansi, kuramya Imana y'ikoranabuhanga n'Imana iyoborwa n'ubumenyi bw'ikiremwa muntu biherekejwe n'ubuhakanyi bwihandagaje no kutizera biragenda byuzuza igikombe cyo kugoma. Nshuti mukundwa, byari byarahanuwe, byandikwa mu gitabo Evenement des derniers jours. Abumva ikinyarwanda ni igitabo nagenekereza byitwa ibizaba mu minsi y'imperuka. Ku rupapuro rwa 16 handitswe ngo isi iragenda irushaho gusuzugura itegeko iryo ari ryo ryose. Vuba aha imidugararo ikomeye igiye kwaduka hagati y'amahanga, imidugararo itazigera ihagarara kugeza igihe Yesu azahagurukira. Ibi nabyo bikaba ari kimwe mu biri gusohoza ubuhanuzi bwo kubabara kw'amahanga. Imana umuremyi igomba kugira uko ikangura isi mu buryo abanyabwenge bayo bazahamya ko biyobowe n'indi mbaraga ibarenze bitari ubu ubwabo babiyoboye. Umva nawe, muri cya gitabo cyitwa Last Day Events, Evenement des derniers jours, cyangwa se ngenekereje mu kinyarwanda cyitwa ibizaba mu minsi y'imperuka, ku rupapuro rwa 28 haranditswe ngo ibyago by'Imana kuri ubu byatangiye kwisuka ku isi, bigahitana amazu y'agaciro gahebuje nk'aho ari umuyaga ugurumana uvuye mu ijuru. Ibi kandi namwe ubwanyu mubifitiye amakuru hirya no hino ku isi, ndetse n'aho mutuye mushobora kugira uko mubibona. Mbese ibyo byago ntibizakangura ingirwa abakristo ngo bizitere gutekereza? Imana yemera ko bibaho kugira ngo isi igire icyo yitaho kandi abanyabyaha batinye ndetse bahindura umushyitsi imbere yayo. Ibi byasohoye umurongo ku murongo hadasigaye na kimwe. Mumaze iminsi mwumva iby'inkongi z'umuriro wiyadukiza, ugakongora imitungo abantu baruhiye igihe kirekire mu kanya gato nk'ako guhumbya. Muvandimwe nshuti nkunda, amagambo nsoma muri iki gitabo Umurimo wa Gikristo urupapuro rwa 50
abimbwira neza biranditswe ngo ku rupapuro rwa 50 iki gitabo umurimo wa gikristo ingeri ya mbere yasohotse mu mwaka wa 2011 handitswe ngo uko ibintu bimeze mu isi byerekana yuko ibihe by'akaga twamaze kubigeramo rwose. Ibinyamakuru bisohoka buri munsi byuzuyemo amakuru y'ibimenyetso by'ubushyamirane. Ibinyamakuru bisohoka buri munsi byuzuyemo amakuru y'ibimenyetso by'ubushyamirane buteye ubwoba bwenda kuba bidatinze. Ubwambuzi bwihandagaje buragenda bwigaragaza kenshi cyane. Imyigaragambyo yabaye gikwira. Ubujura n'ubwicanyi burakorwa impande zose. Abagabo buzuyemo abadayimoni bari kwica abagabo, abagore n'abana batoya. Abantu batwawe n'ibibi gusa, kandi buri bwoko bw'ibibi byuzuye impande zose. Aya magambo arampamiriza neza ibyenda kuba, kandi birasohoza ibyo kubabara kw'amahanga. Bamwe mu batuye isi bazaba barakayutse, gukayuka, gushiramo uburyohe, imitima nama itagitekereza ingaruka z'ububi bakora. Abandi bazaba barahararutswe kubaho, babona kubaho ntacyo bikibamariye kubera ibiri kubabaho mu gihe abandi bo bazaba bashushubikanywa n'imbaraga y'ikibi kugira ngo basohoze imigambi irimbura ya Satani. Ese ibiri kuba kuri uyu mubumbe hari icyizere cy'amahoro atagira impinduka y'ahazaza bitanga? Ese dutegereze ibyiza ahazaza? Ibyiza dutegereze ahazaza ni ukugaruka kwa Yesu gusa. Nyamara ntabwo twiteze kubona isi yuzuye amahoro atagira impinduka, kuko amahoro atagira impinduka atangwa n'Imana ubwayo gusa. Byanditswe mu gitabo bizaba mu minsi imperuka ku rupapuro rwa 15 ngo ibyago byisukiranya ku butaka no ku nyanja, umwiryane muri rubanda n'ibimenyetso by'intambara nta cyizere cyiza cy'ahazaza bitanga. Ibyo biragaragaza ibigiye kubaho bikomeye cyane. Imbaraga z'ikibi zirihuriza hamwe kandi zirikomeza, zirashikamye ngo zitegura akaga gakomeye gaheruka. Mu isi yacu hagiye kubaho ihinduka rikomeye, kandi ibimenyetso by'imperuka biri kwisukiranya byihuta. Ufite igitabo ibihamya by'itorero cy'icyongereza ashobora no kubibona ku rupapuro rwa 11. Icy'igifaransa ashobora kubibona mu gitabo cya 3 ku rupapuro rwa 395. Nshuti mukundwa, abatuye isi benshi bazaba barabaye abarakari. Abatuye isi benshi bazaba barabaye abarakari ku mpamvu zitandukanye. Umva nawe, harimo kwanga akazi gutewe no kutanyurwa n'ibihembo bamuhemba, harimo gutandukana kw'abashakanye, harimo umwiryane n'ubwumvikane buke mu miryango biherekejwe n'ihungabana ry'ubukungu hamwe n'ihungabana ry'imitekerereze, kwinubira ubuyobozi no kunanizwa nabwo, umwiryane muri rubanda, kuzirura ibyahoze ari ikizira bizakurura imyivumbagatanyo n'imyigaragambyo hirya no hino ku isi, iharabika n'itesha agaciro ndetse n'ibindi byinshi bizaba bigwiriye ku isi. Umuntu arahumeka umwuka w'ikibi gusa. Ikibi gisa n'ikimaze kumenyerwa kugeza aho umuntu atagishishikazwa nacyo, atagikangwa nacyo, kitakimuteye ubwoba. Bamwe mu bayobozi b'amadini bazaba ari abarakari kubw'ishyari n'urwango bafitiye ukuri kw'ijambo ry'Imana bavuga ko babwiriza. Ibi nabyo bizaba ari ikibazo kiremereye cyane cyaba barakare kubw'abazaba bari kubacika bajya mu kwizera ukuri bamaze gusobanukirwa, nako bakifatanya n'itorero ry'Imana. N'igihe bazaba babona abayoboke babo bihitiramo kugengwa na kwa kuri bahishwe igihe kirekire, bagafata icyemezo cyo gusanga itorero ry'Imana, bizabahindura abarakare kandi umuntu afite umudendezo wo kwihitiramo kwizera ku mugenga. Isi izaba irimo abarakare mu mpande zose, byaba uruhande rw'abatizera n'uruhande rw'abizera, hazaba hagwiriyemo abarakare. Kuba muri iyi si bizasaba kwihambira gukomeye, bizaba bisaba kwihambira gukomeye, kwizirika kuri Kristo Yesu, ku masezerano no ku byiringiro. Abasomye igitabo Intumwa y'Imana ku rupapuro rwa 66 mwasomye icyigisho kivuga ngo inzira ifunganye,
mwasobanukiwe ko babanje gusiga amagare, babanje gusiga ibiri ku mafarashi n'amagare, bageze aho basiga imitwaro bikoreye, bagera n'aho bakuramo n'inkweto, bagera n'aho bumva babangamiwe n'amasogisi nabo bayakuramo. Nshuti muvandimwe, nyemerera dutekereze ku gutandukana ko bashakanye twamaze kubona haruguru, kumaze kuba icyorezo nk'ibindi, kandi no mu itorero namwe ubwabyo uku gutandukana ko bashakanye kukaba kuri kugenda kwigaragaza hirya no hino ku isi, kikaba kimaze kuba ikibazo kiremereye inzego zose. Ese biremewe ko umwe mu bashakanye atandukana na mugenzi we amuhoye ikintu cyose? Yesu yabivuzeho iki? Iyo dusomye ibyanditswe mu butumwa bwe bwanditswe na Matayo igice cya 19, tugatangirana n'umurongo wa 4 kugeza ku murongo wa 6, twumva neza icyo umwami w'ijuru n'isi yabivuzeho. Yaravuze ati, nawe arabasubiza ati, ntimwari mwasoma yuko iyabaremye mbere yaremye umugabo n'umugore, ikababwira iti nicyo gituma umuntu azasiga se na nyina akabana n'umugore w'akaramata, bombi bakaba umubiri umwe, bituma batakiri babiri ahubwo babaye umubiri umwe. Nuko icyo Imana yateranirije hamwe umuntu ntakagitandukanye. Niba rero Kristo amaze gusobanura neza iri jambo, duhora twumva amakuru acicikana avuga ku bwicanyi bukorerwa abashakanye, cyangwa se bukorerwa umwe kandi bugakorwa n'umwe mu bashakanye, cyangwa n'abana hamwe n'ubutane bwa hato na hato n'izindi mpamvu zitera ibyo. Ariko duhita twibaza tuti, ni iyihe mpamvu itera ugutandukana kw'abashakanye bakundanye? Ni iyihe mpamvu itera kwicana kw'abashakanye bakundanye? Ni iyihe mpamvu ibitera? Ese umwe mu bashakanye yemerewe gutandukana igihe cyose abyishakiye? Ese umwe mu bashakanye yitwaye nabi byaba impamvu yo kumusenda? Ese ubundi biremewe gutandukana? None se wamwihambiraho atagushaka? Ese kwemerera abashakanye gutandukana ni ukunyuranya n'ijambo ry'Imana twamaze gusoma? None se wabareka bakicana? Jya muri Bibiliya, soma ijambo ry'Imana, urabonamo ibisubizo. Gendera muri iryo jambo, urabibonamo ibisubizo. Ariko muri raporo ya Rwanda Vital Statistic Report yasohotse 2019, cyangwa se raporo y'ikigo cy'igihugu gishinzwe ibarurishamibare, iragira iti imiryango 8,941 yemerewe n'inkiko gutandukana. Ni imibare yazamutse cyane, kuko muri mwaka wa 2018 hari hatanzwe gatanya 311. Ni ukuvuga ko zikubye inshuro 6.8%. Imibare ya cya kigo gishinzwe ibarurishamibare igaragaza ko ufashe gatanya zatanzwe mu mwaka wa 2019 ukagereranya n'imiryango yashingiwe mu buryo bwemewe n'amategeko uwo mwaka, wavuga ko imiryango yatandukanye ari 18.4%. Imibare yatanzwe n'urukiko rw'ikirenga muri 2018 iragaragaza ko imanza za gatanya zakiriwe hifashishijwe ikoranabuhanga mu mwaka wa 2016 zari imanza 21. Mu mwaka wa 2018 ziba imanza 69, naho mu mwaka wa 2019 ziba imanza 1,311 zatumye abacamanza bataryama bahangayika bajya gusoma mu ngingo z'amategeko kugira ngo bashobore kubona uko bakemura iki kibazo. Ibi nabyo ni ukunaniza abacamanza, aribyo byitwa kubabara kw'amahanga. Ni kimwe mu kubabara kw'amahanga. Kuki byafashe intera ndende ingana itya? Ese abatandukanye bataganye inkiko bangana iki? Abatandukanye batagiye mu nkiko nkeka ko aribo benshi cyane. Aba bana mu buryo butemewe n'amategeko se bo bangana iki? Ntekereza ko ari benshi cyane. Niye mpamvu itera umwe mu bashakanye kwica mugenzi we nk'uko duhora tubyumva? Ijambo ry'Imana ritanga igisubizo riti muri Matayo igice cya 24 ku murongo wa 12 riti, maze kuko ubugome buzagwira urukundo rwa benshi ruzakonja. Matayo 24 ku murongo wa 12, maze kuko ubugome buzagwira urukundo rwa benshi ruzakonja. No mu miryango urukundo rwa benshi rwarakonje. Ibi nabyo ni kimwe mu bihangayikishije amahanga, kandi ni kimwe mu bimenyetso by'imperuka.
abakurikiranira hafi iki kibazo mutubwire biterwa n'iki ko gushyingiranwa gushingiye kuri manda no gutandukana kw'abashakanye bitahozeho kuva kera mu buryo buremereye isi gutya, gushyingiranwa kugendanye no kuvuga ngo tuzabana imyaka 5, tuzabana imyaka 9, tuzabana imyaka 13 ko bitahozeho biraturuka hehe? Ese twitega ikinyuranyo mu miryango mu myaka iri imbere ko hazabaho impinduka bakabana karamata mu mahoro arambye? Ibi tubyitege mu mutima wa kamere utaravuka ubwa kabiri? Oya da, kuko ijambo ry'Imana ribivuga neza mu gitabo cy'umuhanuzi Ezekiel. Aya magambo nkunda kuyagarukaho kenshi nyatekerezaho nyibazaho mu gitabo cy'umuhanuzi Ezekiel igice cya 7 umurongo wa 26. Ezekiel igice cya 7 umurongo wa 26 handitswe ngo ishyano rizasimburwa n'irindi shyano, n'inkuru mbi ikurikirwe n'iyindi mbi, kandi bazashakira iyerekwa ku muhanuzi ariko umutambyi azabura itegeko n'abakuru babura inama. Uko twicuma imbere niko ibintu birushaho kuba bibi aho kubonerwa umuti urambye. Impamvu ni iyihe? Byarahanuwe, twamaze kubibona, twabisomye, byarahanuwe ngo no hasi amahanga azaba barabumirwe, bumvise inyanja n'umuraba bihorera. Luka igice cya 21 umurongo wa 26. Nubwo bimeze bityo rero dusabwa gufata ingamba nk'igisubizo kirambye. Nubwo bimeze bityo turasabwa gufata ingamba nk'igisubizo kirambye. Umva nawe, gukizwa na Yesu no kubakira ubukristo kuri we, ibi bintu sinzi niba ubyumva neza. Gukizwa na Yesu Kristo, guhanagurwamo inarike, gukizwa na Kristo Yesu no kubakira urugo rwawe ku mahame mvajuru niwo musingi ukomeza urugo rukaramba. Igihe icyo ari cyo cyose uyu musore azibeshya ngo agiye kurambagiza atubakiye ku bukristo, uyu mukobwa agiye kurambagiza atubakiye ku guhinduka, atubakiye ku gutozwa ndetse no kwakira inama yamaze guhabwa, uru rugo rwahabwa amahirwe make yo kuramba. Dukeneye umukobwa n'umuhungu bagiye kurushinga bajijukiye ibyo bagiyemo atari agahararo. Nibakomeza batyo bazaba bajijukiye inshingano y'uburezi. None se umuntu ujijutse arangwa n'iki? Kugira ngo dushobore kumenya umuntu ujijutse, uko ibyanditswe byera bivuga ngo ukwiriye kujijuka. Umuntu ujijutse yumva vuba, amenya gutandukanya ikibi n'icyiza, avuga yego cyangwa oya abanje gutekereza. Ashobora gutinda gusubiza atari uko yabuze igisubizo, ahubwo akagira ngo yirinde igisubizo cyamushyira mu kaga cyangwa kigateza abandi ingorane. Byanditswe mu gitabo cy'Imigani igice cya 15. Duhurire mu gitabo cy'Imigani igice cya 15 ku murongo wa 23 handitswe aya magambo ngo, handitswe aya magambo asobanutse neza. Umurongo wa 23 ngo umuntu yishimira ibyo asubiza abandi, ariko ijambo rivuzwe mu gihe gitunganye ko ari ryo ryiza. Ijambo rivuzwe mu gihe gitunganye. Nshuti mukundwa, ijambo ry'Imana rikomeza kugaragaza neza uku kujijuka mu gitabo cy'Imigani igice cya 16, igice cya 16 ku murongo wa 23 ngo umutima w'umunyabwenge wigisha ururimi rwe kandi umwungura ubwenge mu byo avuga. Umwungura ubwenge mu byo avuga. Bityo rero umutima ujijutse cyangwa se umuntu ufite umutima ujijutse aba asobanukiwe neza icyo akora, impamvu agikora, n'inyungu nziza zagikomoramo, kuko nta njijuke yakorera igihombo. Umuntu ujijutse kandi yubakira ubuzima ku murimo aho kubakira ku ishema. Kwiga akantu ku kandi no gusobanukirwa ibyo akora bimutera gutunganya ibyo akora bikamuha n'icyubahiro. Uyu muntu yiga byinshi kuko abatazi aho inyungu ze zihishe, nk'uko byanditswe mu gitabo cy'Imigani igice cya 28
ku murongo wa 20 handitswe aya magambo ngo umunyamurava gwiza imigisha myinshi, ariko uwihutira kuba umukire ntazabura guhanwa. Umunyamurava gwiza imigisha myinshi, ushingiye ku murava, nk'uko tumaze kubibona neza, kuko uyu muntu ujijutse yiga byinshi kuko aba atazi aho inyungu ze zihishe. Uyu munsi wa none guma mu rugo iri kutwigisha byinshi. COVID-19 yaje ikangura imitekerereze yacu. Benshi bafashe icyemezo cyo kongera kwiyungura ubumenyi mu buryo bwose bushoboka kugira ngo banoze ibyo bakora. Bityo rero kubaka urugo ni uguhora wiga utishingikirije ku byo uzi gusa, kandi utishingikirije ku byo waba wabonanye so na nyoko cyangwa abaturanyi, kuko ingo zidasa ni nako n'imitekerereze n'ingeso n'imico byabo twashakanye nabyo ubwabyo bitameze kimwe, cyangwa abo tuzashakana nabo ku bategereje gushaka. Ntukubaka urugo ukopeye urw'abandi, kuko mwashakanye atari we bashakanye nawe. Muvandimwe inshuti nkunda, shakisha kandi ukunde kuba umuntu ujijutse muri byose. Hanze aha hacanye maremare, amahanga arahangayitse. Muri make umuntu ujijutse arangwa n'ibi bintu bikurikira. Icya mbere, yigira ku byo abona n'ibyo yumva. Yobu 12 ku murongo wa 7, Zaburi 139 ku murongo wa 13. Icya kabiri, ntasuzugura ibitekerezo by'abandi. Imigani igice cya 15 umurongo wa 22. Icya gatatu, kuri we ahantu hose hashobora guturuka akaga. Imigani igice cya 30 umurongo wa 7 kugeza ku murongo wa 9. Icya kane, ahorana amakenga mu byo avuga n'ibyo akora. Imigani igice cya 2 ku murongo wa 11 kugeza ku wa 13. N'imigani igice cya 31 umurongo wa 26. Icya gatanu, ni umwanzi wo kwikanyiza. Matayo igice cya 11 umurongo wa 28 kugeza ku wa 30. Icya gatandatu, ahora mu bushakashatsi ngo yongere ubumenyi. Urwa mbere rwa Timoteyo igice cya 4 umurongo wa 13. Abefeso igice cya 5 umurongo wa 10. Icya karindwi, yigana ibyiza by'abandi aho kubagirira ishyari cyangwa ngo yigane ibibi byabo. Abagalatiya igice cya 6 umurongo wa 8 kugeza ku wa 10. Icya 8, yanga ubunebwe kuko bitera indwara no gusabiriza. Imigani igice cya 13 umurongo wa 4. Icya 9, yirinda inshuti zimuhombya atagwije ubugugu. Cyangwa se atabitewe n'ubugugu. Imigani igice cya 13 umurongo wa 20. Icya 10, kuri we akazi keza si ishema ahubwo ni inyungu akavanamo. Imigani igice cya 31 umurongo wa 15 kugeza wa 26. Icya 11 kimuranga kiranga uyu muntu ujijutse, ntakorera ibyiza kwihonga. Abaroma igice cya 2 ku murongo wa 7, ntakorera ibyiza kwihonga. Ibi nabyo mubyumve neza, ntabwo icyo akoze cyiza agikorera kwigura, agikorera umutima wahindutse. Urugero natanga, nkunda kurutanga iyo byumvikanye neza, ubyumva neza. Urabisoma mu Baroma igice cya 2 ku murongo wa 7, ariko uze kubikurikirana ku mibereho ya Nabali na Abigayili. Abigayili yakoreye neza Nabali kubwo kwihonga, kuko yari umugore we. Yabikoreye neza kuko akunda Nabali. Ntabwo abikorera kwihonga, abikorera neza kuko akunda uwabikorera. Icya 12, ikiranga umuntu ujijutse. Icya 12, yunganira abamutezeho ubufasha. Imigani igice cya 19 umurongo wa 17. Icya 13, yihatira gukiranuka muri byose. Matayo igice cya 5 umurongo wa 48. No gutegeka kwa 2 igice cya 18 umurongo wa 13. Yihatira gukiranuka muri byose. Ariko aya masomo y'ingingo ya 13 yo munyemerere nyasome iyi mirongo 2 munyemerere nyisome. Umurongo uboneka muri Matayo
igice cya 5 umurongo wa 48 wanditswe watuwe neza ngo namwe mube mukiranutse nkuko so mu ijuru akiranuka. Yihatira gukiranuka muri byose. Data wa twese wo mu ijuru akiranuka muri byose. Byumve no mu gutegeka kwa kabiri igice, mu gitabo cyo gutegeka kwa kabiri igice cya 18 umurongo wa 13 handitswe neza, hatuwe neza ngo utungane rwose kuwiteka Imana yawe. Utungane rwose kuwiteka Imana yawe. Umuntu ujijutse atungana rwose kuwiteka. Ikindi gihangayikishije amahanga ku rwego rwo hejuru rutahozeho kuva kera ni ikoreshwa ry'ibiyobyabwenge. Ikoreshwa ry'ibiyobyabwenge iki nacyo kikaba gihangayikishije amahanga ku rwego rutahozeho kuva kera. Ikoreshwa ry'ibiyobyabwenge ubaye utarumva impamvu yo kubabara kw'amahanga nk'uko ibyahanuwe biduhishuriye, ukaba utarabisobanukirwa mu bitangazamakuru, utabyumvise no mu nyandiko, muri uku guhangayika no kubabara kw'amahanga, nakumenyesha gato cyane ku ikoreshwa ry'ibiyobyabwenge kugira ngo ushobore kubyumva neza. Nkurikira usobanukirwe neza ibyo kuririra abanyabyaha amarira y'ubuheruka, kugira ngo dushobore kubafasha bashobore gusanganira Kristo Yesu mu gihe akirambuye ibiganza ku ntebe y'imbabazi abingingira guhinduka. Umva nawe ibyanditswe mu rwandiko rwa kabiri rw'Abakorinto igice cya 12 ku murongo wa 21 biranditswe ngo kandi ndatinya yuko ubwo nzaza Imana yanjye izongera kuncisha bugufi muri mwe, nanjye ndirire benshi bacumuye kandi bacumuye kera, ntibihane ibyonona n'ubusambanyi n'iby'isoni nke bakoze. Niba utarasobanukirwa ibyo kuririra abanyabyaha amarira y'ubuheruka, udasobanukiwe ibyo kubabara kw'amahanga, ukaba utarumva neza ibyo guhangayika kw'inzego bwite ziyobora, inzego bwite z'ubuyobozi, nkurikira ubyumve neza. Mu Rwanda niba mu mezi 6 y'umwaka wa 2017 ikigo cy'igihugu gishinzwe ubuzima RBC cyaratanze raporo y'abantu 2417 bagannye ibitaro by'Indera, kubera ibiyobyabwenge, hatabariwemo 209 bagannye Huye Isange Rehabilitation Center na 448 bagannye ibitaro by'uturere. Mu mwaka wa 2016 hakaba harafashwe abantu 4,818 bagafatanwa ibiro 1,571,389 by'urumogi, litiro 182,381 za kanyanga, n'ibiro 4 n'igice kimwe bya heroine, n'ibiro agaciro kabyo kakaba katari munsi ya miliyoni 50 zapfuye ubusa zagombye kubaka igihugu. Abafashwe batageze ku myaka 18 bakaba ari abana 55. Muri 2017 imibare y'abarezwe mu nkiko byabijyanye n'ikoreshwa n'ikwirakwizwa ry'ibiyobyabwenge bahamijwe ibyo byaha bagafungwa bakaba bari barenze 5,581. Ese iyi si impamvu ikomeye cyane tugaragariza kubabara kw'amahanga no kutwereka ubunini bw'umurimo, ubunini bw'inshingano twahamagariwe gusohokana amarira atemba ku matama, tugasanga abantu tukababurira akaga kabugarije, tukabahendahendera guhindukira bakemera Yesu Kristo ngo abababarire bamwizere,
bakabaho imibereho ishimishije, kandi tubasobanurira ko wa munsi twategereje uje. Amahanga arahangayitse, imperuka iraje, ni agahe runaka gasigaye tutashobora kumenya Kristo akagaruka. Nshuti mukundwa, umubiri uhora uruhutse wibuka akazi ari uko ushonje, kandi uyu mubiri niwo ndiri bihangayikishije isi, ari nayo nkomoko y'icuruza n'ikorwa ry'ibiyobyabwenge n'inzoga z'inkorano muri gukomeza kugenda mwumva hirya no hino ku isi. Iyi niyo ndiri y'ibiyobyabwenge, ibinyoma, kwihara, ubuhehesi, ubwibone, ubusambanyi, amazimwe, kwiyemera, guta igihe mu mafilime y'urukozasoni, guta igihe mu mafilime y'urukozasoni. Ibi nabyo sinzi niba muri kubona neza ko bihangayikishije ababyeyi, bihangayikishije itorero, bihangayikishije igihugu, bihangayikishije amahanga. Filime z'urukozasoni, guta igihe mu miziki, guta igihe mu makinamico apfuye, ndetse no kuryama abandi bahugiye mu mirimo. Uyu we akaba aryamye kuko aricyo gihe abonye cyo kuruhura uyu mubiri wahoze unanizwe no guta igihe mu rukozasoni. Nyiri uyu mubiri rero ahorana umutima utiyumvisha inshingano n'ubwenge butazi gucukumbura ibikenewe, akaba adashobora kuvumbura ibishya byashobora kumubeshaho, kuko ubuhanga bwe buba bwaraguye ikinya, ntamenye aho akwiriye guhera, maze yerekerwa bikamunanira. Kuba imburamukoro bikamutera kwanga abamubaza aho ikivi cye kigeze, ibyo bikamuhindura umwanzi w'intwari. Abanyamwete ndetse n'abatica gahunda akabanga urunuka, agasebanya n'utagize icyo amuha wese, kuko umushahara umushimisha ni uwo guhabwa atakoze. Ibi bintu byibuke neza ko byanditswe mu gitabo Imigani igice cya 21 ku murongo wa 25 ngo umunyabute yicwa no kwifuza kuko yanga gukoresha amaboko ye. Nshuti mukundwa rero, ibi ni kimwe mu bihangayikishije amahanga. Dore ingamba kuri iki kibazo dushobora gufata. Izi ngamba muri ibi biduhangayikishije zumve neza. Ingamba ya mbere, gira ingengabihe yanditse ya buri munsi. Ingamba ya kabiri, ringaniza ibyo uteganya gukora nimugoroba. Ingamba ya gatatu, noza. Ingamba ya gatatu, byumve neza, noza ibyo uri bukore mu rukerera. Ingamba ya kane, gira aho wandika ibyo ugamije. Ingamba ya gatanu, tondeka ibikorwa byawe ukurikije uburemere bwabyo. Ingamba ya gatandatu, teguza hakiri kare abazabigufashamo aho bikenewe. Ingamba ya karindwi, koresha amasaha y'igitondo neza. Ingamba ya munani, ubahiriza amasaha y'ikiruhuko cy'ijoro kugira ngo ushobore kugira ubuzima bwiza n'imbaraga z'ejo hazaza utazapfa ukenyutse. Ingamba ya 9, ntugahe igihe cyawe abanebwe kuko ntacyo bazakungura. Ingamba ya 10, ntugatakaze igihe cyawe mu birangaza, hanga amaso icyo ugamije. Ingamba ya 11, suzuma ibyo wishe n'ibyo watunganije umunsi urangiye kugira ngo ushobore kwikosora ku munsi ukurikiyeho. Ingamba ya 12, andika ibyo ujya ushobora n'ibikunanira kugira ngo ibyo ushoboye abe ari byo uhanga amaso, ibikunanira ubikureho amaso. Ingamba uyiringire izayobora imigambi yawe kandi bizakurinda kubabaza amahanga atorohewe. Sinasesengura umubabaro w'amahanga ngo nkuve imuzi, kuko uyu mubabaro w'amahanga urimbitse cyane. Twabisomye ko hari ikimenyetso cyerekana ko hasigaye agahe gato ngo Kristo agaruke. Byumve neza, ni agahe gato gasigaye ngo Kristo agaruke. Nshuti mukundwa, icyo gihe cy'umubabaro ushishana, utatworoheye, inyandiko zikomeje kugisesengura neza, zikitwumvisha neza ko kizarangirana n'irangira ry'imbabazi. Harimo gutandukana kw'ibigo by'imirimo, kugendana n'ububi, inzoga n'ibiyobyabwenge, kandi ibyo byose bizakomeza kugenda bikabya. Ibyo byose bikazaba bihamya neza ko isaha y'izuba ry'imbabazi y'Imana igiye kurenga, kandi ubwo igihe cy'imbabazi kizarangira maze igihe cy'umubabaro ukomeye kigatangira, bizaba bikomeye cyane, nta kwihana kuzongera kubaho. Ibi biratumenyesha iby'icyubahiro cy'ubwiza bw'ibikomeye cyane bizabaho, kandi inshuti mukundwa bikaba bidutegura kugira ngo dushobore
kuzarokoka niba twarashoboye gusoma neza tukabyumva neza. Muvandimwe nshuti nkunda, wowe twabanye muri iki cyigisho, ndagusabira kurindwa n'Imana muri iki gihe cy'umubabaro utatworoheye, muri iki gihe cyo guhangayika kw'amahanga, muri iki gihe cy'urujijo, muri iki gihe cy'urujijo, muri iki gihe cyo gusubira inyuma n'ishungura kuri benshi, kuko n'ishungura riri kugenda rishyira hanze benshi. Imana igufashe, Imana igushoboze guhagarara no gushikama kugira ngo uzasangwe mu mahoro, utazarimbuka, uzaboneke mu biganza by'Umukiza utunganye, mu izina rya Yesu. Amen. Amen. Mugenzi komera, Yesu ari hafi, twamutegereje kera, tugiye kwitahira iwacu heza, turirimbe ko dutsinze, twihangane twe kumuhemukaho, kandi wataduhemukiye, yatweretse urukundo ruhebuje, nirwo rwatumye dupfira. Mugenzi komera, utegereze umudugudu w'izahabu, wateguriwe abakiranutsi, niho tuzaruhukira. Ihangane, ntabwo tuzaguma mu buhanya no mu miruho, hari umwijima uzataburuka, igitondo gitangaze. Mugenzi komera, dore araje, uwo muremyi wa byose, azanye n'abamarayika benshi, azanye n'ingororano. Ihangane ugeze igihe Umukiza azabwira aya magambo, ngo mugaragu mwiza ukiranuka, igire mu munezero. Mugenzi ujya uhora wihanganye, komeza kwizera kwawe, amarira yawe ahanagurwe, maze uzahabwe n'ikamba. Ihangane mwene data, ni koko isezerano rye ni impamo, uzibanirayo n'abakijijwe na Yesu Umukiza wacu. Dusenge. Imana data wa twese, umuremyi w'ijuru n'isi, izina ryawe niryubahwe. Amen. Mu nshamake, kuko ntashoboye kubiva imuzi, tubonye ko amahanga ahangayitse, ariko muri bike tubonye birimo birarengurira no kuguhangayika gukomeye kwirangira ry'imbabazi, aho ibyago birindwi bizasukwa, ibyo tuzongera gusesengura mu mwanya tuzaba tubiboneye akanya, mu bimenyetso bizaranga ukuza kwawe, nuko guhangayika gukomeye kukaba kubariwemo. Amahanga arakomerewe, ariko wowe uri hejuru ya byose, umunezero ukomeye ku bwoko bwawe ni abakwiyeguriye. Wowe wavuze uti, mu isi mugira umubabaro, ariko nimuhumure, nanesheje isi. Ukunesha kwawe kuboneke ku mitima yacu, ukunesha kwawe kuboneke ku itorero ryawe, ukunesha kwawe kuboneke kuri ubu bwoko bwawe twabanye kuri uyu murongo. Hari abahangayikishijwe n'amafaranga y'ubukode, hari abahangayikishijwe no kuba atarabyara, hari abahangayikishijwe n'urushako,
hari abahangayikishijwe n'ibiri kutubaho kuri uyu mubumbe, hari abahangayikishijwe n'uko atarasobanukirwa neza ko yanditswe mu gitabo cy'ubugingo. Imihangayiko ni myinshi, buri wese ufite ikimuhangayikishije umubera igisubizo. Ariko igikomeye kurenza ibindi byose, utwigishe guhangayikira ubugingo bwacu kugira ngo buzarokoke, tuzaboneke mu biganza byawe. Naho ubundi umuhangayiko w'amahanga, kubabara kw'amahanga n'imyigaragambyo n'ibibazo biri ku isi, ntacyo twabikoraho kuko ari ibyahanuwe, keretse gusa wowe ubwawe ukomeje gutegeka abamarayika ngo bafate iyo miyaga, dushobore kubona agahenge ko kubwiriza ubutumwa. Twigisha icyo twakora muri ibi bihe bitugoye, twigisha uko twabaho muri ubu buryo bwo gusigasira no kurengera ubusugire bw'amahame, kugira ngo dushobore guhagarara neza, twitegurane n'abera ubwami bwawe. Uturengere, duhe umugisha, tubisabanye kwizera mu izina rya Yesu. Amen. Amen.